Ndikube mfita mwiriwe. Oh, finally. Finally urashoboye kwinjira kuri TikTok. Nahageze ndabona nahageze. Wonderful. Mwiriwe. Wiriwe. Yego. Fina. Mwiriwe neza. Yego makuru. Amakuru ni meza. Amasaha y'abirabura murayazi no kumbabarira. Oya nta kibazo iyo atararenga iminota 15 bari nta kibazo. Cucu wiriwe neza. Mwiriwe. Yego. Ndabasuhuje Manu. Komera Clarisse. Ni Clarisse cyangwa ni Shushu? Hano mu mihanda niyita Cucu. Ni Cucu, okay. Mu mihanda ya TikTok. Okay. Hose ariko social media hose niyita Cucu. Ni Cucu, okay. Aho se ubwo ndabimenye. Abandi bari hano mwakohereza request habazamura kuko si Thank you so much Baringa, thank you. Uyu munsi rero twebwe hano kuri TikTok. Birangiye. Komera Bosco, komera cyane. Mukomere. Ikaze kuri TikTok. Merci, urakoze cyane. Yego. Hano rero kuri TikTok ntago tugira protocole iraho ni ku muhanda. Ariko ndabakiriye kuri uyu muhanda wa TikTok. Ejo nari nababwiye ko mbazanira abashyitsi kugira ngo batuganirize ku bibazo byerekeye ubuhunzi n'ubuhunzi. Aba bagabo babiri rero babibwira ntabwo ndi bubavuge, babibwira abamureba hano. Reka duhere kuri hejuru kuri Ndaha Manuel. Yego, ni Emmanuel Ndahayo, mba hano mu Budage. Voilà, ntabwo nkunze kuza kuri TikTok cyangwa mu muhanda nk'uko bahoze bivuga, Fina. Ariko iyo bibaye ngombwa ko tuza kuhaganirira ndaboneka kugira ngo umuntu aganire n'abandi, dufatanye twumvikane twungurane ibitekerezo, hanyuma turebe aho twerekeza nk'abantu, turebe n'ingamba twafata ndetse n'uburyo twasayidirana. Saba murakoze. Yego, Cucu ni network zikumanuye. Network zawe. Reka twumve uyu mugabo ukurikiyeho. Murakoze cyane, nanjye ni Jean Bosco twishyire hamwe. Muri imihanda ya TikTok nanjye ntago menyerewe, ariko kuri space nkunda gutanga nanjye inyunganizi mu biganiro bihanyura no kuri YouTube. Ubwo nanjye mba mu Budage ni gutyo. Cucu we basanzwe bamuzi, abandi sinzi niba bari buze cyangwa se uwaba uhari yakohereza request uko nago amazina nyamenyereye mukoresha kuri TikTok. Abangaba impamvu nabonye nuko nsanzwe mbazi bihagije. Ubwo Manuel rero niwe uri kutuyobore mu iki kiganiro. Urakoze Fina. Ndagerageza kukiyobora, ariko nk'uko babivuze byo ngira ngo hano
mu muhanda nta buyobozi bubamo ahubwo twese ndibwira ko tungana ko tureshya yego ku buryo ntekereza ko umuntu wese ufite igitekerezo ufite icyo ashaka kudusangiza ashobora kubona ijambo akavuga. Ariko ngira ngo turagerageza kumvikana no kubahana no kudatukana, ngira ngo nicyo nasaba abari gukurikira iki kiganiro. Ngira ngo twese turi abantu bakuru, kandi ngira ngo twararezwe ku buryo ntekereza ko ibyo na hano twagombye kubigaragaza. Nkurikije rero ibyo wari watangaje, Fina, twari twavuze ko uyu munsi tuvuga ku bintu bijyanye n'ubuhunzi, n'ikintu gitera ubuhunzi mu Rwanda, n'ikintu gitera abantu mu Rwanda guhunga u Rwanda, kandi bivugwa ko ngo u Rwanda rushobora kuba rutera imbere rumeze neza ngo ari Singapore ya Afurika. Tukaba twifuje rero kubiganiraho tukibaza niba u Rwanda rutera imbere ari igihugu kimeze neza, kidafite ibibazo, kuki abantu baruhunga, kuki nta muntu ugishaka kurubamo, kuki abantu bose bashaka kuruvamo. Ngira ngo ni ikibazo twese twagombye kuganiraho aho ngaho. Ndagira ngo ubu ngubu nse n'utanga intangiriro, insanganyamatsiko, hanyuma mpe n'abandi batumirwa bari hano ari Jean Bosco Twishyire Hamwe ndetse na Cucu, babe bagira icyo babivugaho, ko nta kibazo ko abantu bavuga ko mu Rwanda ari Singapore ya Afurika, kuki abantu bifuza kuruvamo, kuki baruvamo, kuki baruhunga. ni ikibazo wari ubajije twasubiza. yego Yego nibwo niho duhera Ni tuvuga. wa mugani twahuriye muri iyi mihanda ya TikTok kuri ako kantu wari uvuze ko twarezwe tugomba gukoresha ikinyabupfura. Nibyo rwose tugomba kubigaragaza, ariko bitumye ntekereza ku kandi kantu gakunda gukoreshwa mu Rwanda cyane n'inkotanyi, aho aribo batangira batuka bashaka gucecekesha umuntu. Ndatanga nk'urugero, wenda ugasanga mu Rwanda hari amagambo apfa kuvuga uko yiboneye, tuvuge ngo wagihutuwe, bakaba babigutuka ngo wakibizuru cyangwa iki, ibintu nk'ibyo. Ariko ugasanga ku rundi ruhande niba hari abavuga wagihutuwe uko biboneye, hari abadashobora kugira icyo bavuga ku rundi ruhande, ugasanga babavuga babatuka babacecekesha. Ibyo byagiye bigaragara no ku mbuga nkoranyambaga n'iki. Ubwo rero ndatekereza abo bakoze reaction nabo bidefanda, nayita mechanisme de defense, bo ntago mbabara cyane nko kutarerwa, ahubwo ni ukugaragaza yuko nabo utapfa kubafunga umunwa uko biboneye. Ariko ubwo turakomeza muri uwo murongo mwifuje, dore ko nanjye ntabimenyereye wa mugani byo gutukana. Ubwo rero kuri iyo ngingo wari uvuze ngo u Rwanda Singapore ya Afurika kuki baruhunga, icyo cyo ni ikinyoma nyine, ni ikinyoma. Singapore ya Afurika yo mu Rwanda ntayo nzi. Imibereho y'abanyarwanda turayizi, cyokora birashoboka yuko hari ababayeho mu Rwanda babayeho nko muri Singapore ya Afurika, ushize nko kwijanisha, ariko ndatekereza badashobora no kurenga 5%. Abo ndavuga babandi bafite imiturirwa i Kigali, bafite amamodoka utapfa kubona n'ahandi akomeye cyane. Ku bijyanye n'ibyo bifatika by'imitungo bafite amazu abantu benshi batashobora kwinjiramo abanyarwanda. Gusa ku bijyanye n'umutekano nabo wabo ubwabo bwite, aho ndahashidikanya ko naho haba Singapore ya Afurika kuri bo, kuko abanyarwanda muri rusange bose ndetse ubona buri wese nta cyizere afite cyo kuba mu Rwanda, nta cyizere afite cyo kumva yaguma mu Rwanda. Ibyo nagiye mbibona cyane cyane nko mu impunzi harimo ibyiciro byose. Hari n'abo ujya kumva ngo uriya mwana n'umwana w'umujenerali n'iki. Ubwo rero Singapore idafitwe na generali uri mu Rwanda, sinibaza iyo Singapore iyo ariyo. Ubwo rero niyo mpamvu ndi kuvuga ngo Singapore ni ikinyoma cy'inkotanyi cyangwa cya FPR, inkotanyi ziyoboye nyine kiriya gihugu. Ikibazo nabonye n'abanyarwanda benshi bavuga, akenshi iyo umuntu mubajije
ngo wahunze iki. Wenda impamvu zo gutuma abanyarwanda bahunga turazinjiramo, ntabwo ari iyo gusa ngiye kuvuga, ariko abenshi bahita bavuga ngo ni ikibazo cy'ubuzima, ngo naje kwishakira ubuzima. Ubwo nyine nacyo ni ikibazo kuba udashobora kubonera ubuzima muri Singapuru ya Afurika, ukaba utahabonera ubuzima. Ariko ikindi kintu njya nibazaho, sinzi niba ari ukuba nyamwigendaho n'iki, abantu baba banyamwigendaho iyo bageze hano bakumva nyine ubwo buzima bafite amahirwe yo kubugeraho, bibagirwa nyine igihugu bavuyemo yuko nta buzima gitanga, bakibagirwa bagashigikira ibikorwa ni ibihe? Ni bya bindi bidatanga ubuzima nyine, bituma abantu bahava bakajya gushaka ubuzima ahandi. Sinzi niba ari uko baba bari kubona ibyabo byarakemutse bakumva abandi banagumyeyo nta kibazo, ariko icyo ni ikibazo ngewe mbona nko kuba nyamwigendaho cyangwa kwikunda cyane, bakaba badafite ubushake cyangwa umutima wagutse wo kumva yuko baharanira inyungu rusange. Ndumva nagiye muri byinshi, ariko ni icyo nashakaga kuvuga kuri Singapuru ya Afurika nk'ikinyoma cya FPR Inkotanyi. Sawa, urakoze Jean Bosco. Singapore ya Afurika ni ugutekinika nk'uko bisanzwe bivugwa, kuvuga ngo ntaho bihuriye n'ibihabera, ntaho bihuriye n'ubuzima bw'abantu n'ubuzima bw'abanyarwanda, haba ari ku ruhande rw'imibereho, ku by'ubukungu, haba no ku ruhande rw'umutekano. Ngerageje gukora inshamake y'ibyo wavuze, ndumva ari uko nabivuga. Hanyuma hano dufite kandi na Cucu, wowe urabibona gute? Kuki abantu bahunga u Rwanda, bava mu Rwanda? ngewe uko nabibona, iyo ndebye abanyarwanda ukuntu baguma bahunga, biterwa n'imitegekere mibi y'abayobozi babi dufite, bari mu butegetsi biharira, badashaka kumva abandi bantu ba rubanda rugufi bo hasi. Bo muri make ibyabo bariharira kandi bagakandamiza rubanda rugufi rwo hasi. Urugero nk'abaturage, ubu nta muturage ugihinga ibyo yatekereje. Murazi ko kera mbere mu Rwanda wabaga ari umwero w'ibishyimbo, bagahinga ibishyimbo, abahinga biki bagahinga ibigori, amasaka. Ubu numva ngo ntabwo ariko bimeze, navuye mu Rwanda bitaraba gutyo, ngo barahinga, ngo bakagira ibigega, mbese ibintu byose ngo ni ibya FPR, niko amakurama. Ubwo ngo bakagira ibigega bajyanamo, ngo bakabagenera. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma abanyarwanda batiyumvamo ubunyarwanda, ngo biyumvemo ko igihugu ari icyabo. Byongeyeho noneho n'ibi bintu byaje byo kubasenyera, bagasenyera umuturage ntiyumve ko ari free y'igihugu cye. Baravuga ngo hari abo bubakiye ngo bakabaha ayo mazu, ariko se ni gute umuturage ugomba kumugenera haba? Ese abo baturage bagiye banasenyera, kuki batabahaye ingurane y'amafaranga? Noneho niba bashaka kwagura umujyi ukaguka nk'uko babishaka, ariko abaturage babonye amafaranga yabo bakajya kubaka ahandi wenda kure y'umujyi, ko ari nibyo byiza ahubwo no kuwagura. So ibyo byose rero ukabona ko abantu bari mu butegetsi bafite kwikunda, badakunda rubanda rwo hasi. Ibyo byose byagiye biba ku banyarwanda. Nta kuntu umunyarwanda yakwiyumvamo urwo Rwanda rwiwe ngo azanarukundishe n'umwana we. Ugenda ubona ibintu byinshi cyane biri mu kuntu mbese byo kwikunda, niko nabibona. Murakoze, nuko mbibonamo, nuko mbibona ku kibazo cy'abanyarwanda. Urakoze Cucu, urakoze kutubwira uko ubibona ku kibazo cy'abanyarwanda, ku mpamvu zitera abantu guhunga, kuva mu Rwanda. Ngerageje gusubiramo mu nshamake uko wabivuze, uravuga uti hari impamvu yo gukandamizwa ikabije mu Rwanda, aho ibintu byose uhereye no ku mirima no ku bintu biva mu murima, ibintu byose byabaye ibya FPR. Hanyuma hakaza no gusenyerwa, umuntu adafite uburenganzira bwo kuba yavuga icyo yifuza, cyangwa se ko n'umutungo yishakiye ukoresha uko ashaka. Hanyuma ukarangiza uvuga uti urabona abantu badakunda abanyarwanda bo hasi, abantu bo hejuru bigwizaho imitungo, n'utwo abantu bo hasi bishakiye
basahura bakatubaka. Ibyo byose bigatuma abantu bahunga bava muri icyo gihugu. Dufite n'undi mutumirwa hano ni Kazuri. Ngira ngo nawe afite icyo ashaka kutugezaho ku bijyanye n'impamvu abantu baba bifuza kuva mu gihugu, abantu badashaka kuba mu Rwanda, kandi ku rundi ruhande hari abantu bavuga ngo ko u Rwanda ari Singapore ya Afurika. Kazuri rero nawe watubwira icyo bitekerezaho. Ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana abane namwe. amen. Njyewe rero uko mbibona impamvu ituma abanyarwanda bava mu Rwanda, ukabona umunyarwanda ntago agifite n'umutima wo gusubira iwabo, kuko abantu benshi bava mu bihugu byabo. Hari abo muri Kenya bari muri Amerika, hari abanyayuganda bari hanze, ariko ukabona abantu barajya muri vacation bakenjoyinga, agasubira aho akora ku kazi niba afite akazi hanze, ariko bitandukanye n'abanyarwanda bari hanze, kuko hari umuntu uva mu gihugu cye agiye gukora ashize n'umuryango we inyuma mu bindi bihugu bikikije u Rwanda nk'uko mbona bimeze, ariko wagera ku Rwanda ugasanga biratandukanye cyane. Ubwo rero njye nkabona impamvu ituma abanyarwanda bahunga u Rwanda, bamwe bahunga kubwo barurambiwe, kubwo imiyoborere y'igitugu, abandi bahunga kubw'inzara ibahunze igihugu babyariwemo, imiyoborere itemerera umuntu gucunga akafite ngo akabyaza umusaruro ku giti cye, ahubwo bakakubwira ngo icyo ufite cyose ni icya leta, inzu, agasambu ufite byose ntabwo ari ibyawe, ni ibya leta, ujye ubikorera ariko ukorera leta. Ubwo rero hari abantu bafite ayo mahirwe kubona yagisohoka, akagisohoka atarebye inyuma, kandi umuntu nk'uwo uvuye mu gihugu ku buryo nk'ubwo ntabwo wamubwira ngo agisubiremo, kuko buriya aba yagihaze, ntabwo aba akivuyemo ari ibyishimo nk'undi muntu uva mu gihugu yabonye akazi hanze akavuga ati reka ngende nkore amafaranga atubutse ntunge umuryango wanjye, ahubwo uriya we aba avuye mu gihugu cyamurambiwe kuko cyamufashe nk'umucakara. Buri gihugu cy'u Rwanda abayobozi bacyo bafashe abaturage bacyo nk'abacakara, ntabwo bisanzuye, nta burenganzira bafite ku mitungo yabo, imitungo yabo ni iya leta. Hari n'abasohokamo ari uko bashwanye na leta, ikindi kandi hari abasohokamo bayitinya kubw'amagambo, kuko mu Rwanda nta freedom of speech irimo. Hariho abahunga kuko bashakwa, kuko bavuze ukuri bo bumva ko ari ukuri. Nk'iki kintu bise ingengabitekerezo, buriya ni uburyo bashizeho bwo kugira ngo utagira icyo uvuga cyose cyo kwivugaho cyangwa kukwisobanuraho ku kintu cyose kikubabaza. Buriya ni nko kugushira solutepo ku munwa, aka kantu ngira ngo murakazi solutepo, kugira ngo utagira icyo vuga. Hari ababirambirwa rero, yabona amahirwe yo gusohoka kavuga ati reka mve muri iyi tanuru. Ubwo rero njye umbajije ibintu bisohora abanyarwanda mu gihugu cyabo, naguha muri ubwo buryo butatu: imiyoborere mibi, inzara, no kutagira uburenganzira bwo kwivugaho nk'umunyarwanda.
urakoze cyane Kazuri. Imiyoborere mibi, inzara, no kutagira uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza, ni ibintu bituma abantu bahunga u Rwanda. Hari ibindi bintu wavuze watangiriyeho numva ku bwanjye, ku ruhande rwanjye numvise ari ingenzi, numvise ari ibintu byiza, aho wavuze uti tugereranyije, ngira ngo niho watangiriye, tugereranije n'ibihugu duturanye, turasanga u Rwanda rufite umwihariko muri ibyo bintu byo guhunga, byo guhugeta abanyagihugu, byo gutuma badatuza. Ngira ngo koko u Rwanda nicyo gihugu cyonyine usanga gihungeta abanyagihugu bacyo. Mu minsi yashize nagize okaziyo yo kuganira n'abantu bo muri Tanzania. Nabo baragenda, ariko usanga umunyatanzaniya agenda agasubira iwabo, usanga umunyatanzaniya nta bwoba bafite bwa guverinoma cyangwa se bwa leta ibiriho muri Tanzania. Aba yumva igihugu ari icye, nta n'ubwo wenda Tanzania ikize cyane, ariko usanga abantu baba bishimiye kuhaba, usanga badashaka kuvamo birukanka nk'uko abantu bo mu Rwanda bavamo birukanka. Ubwo rero hari icyo kintu cy'imiyoborere mibi y'igitugu ihungeta abantu, nibyo ngira ngo niyo mpamvu nyamukuru. Hakaza n'icyo kintu cy'inzara n'ubukene, biri no mu bindi bihugu, ntabwo ari u Rwanda gusa. Ariko noneho kubera ko yenda mu bindi bihugu usanga abantu babaho bishimye, badahungiye twavuga icyo batekereza, maze gutanga urugero nko muri Tanzania, ugasanga bishimiye kuhaba, bitandukanye n'ibiba mu Rwanda. Hanyuma rero tugarutse n'ubundi ku batumirwa hano, hari Jean Bosco watangiye avuga ikintu mbona kidutandukanya cyane ku bijyanye n'u Rwanda n'ibihugu duturanye, nshimangira ibyo Kazuri avuze, ni kiriya kibazo cy'imiyoborere mibi, cy'ubutegetsi bw'igitugu, ubutegetsi buhohotera abaturage, budatuma abaturage batuza, bigatuma bashaka kuva mu gihugu. Ese Jean Bosco, nawe niko waba ubibona? Urabona iyo ariyo mpamvu ya mbere ituma koko abantu baba bahunga igihugu cy'u Rwanda? urakomeze cyane, nanjye reka mvuge Manu. urakoze cyane. Ubundi ibyo byose nibyo turi kugenda twongeramo, ni detaye, ariko n'ubundi muri rusange ni imiyoborere mibi. Ariko harimo wa mugani n'undi mwihariko wiyongera kuri iyo miyoborere mibi. Havuzwe ibintu bitandukanye, aho umuturage adafite uburenganzira ku mutungo we n'iki, icyo kikaba kiri mu mpamvu zitera ubuhunzi. Ariko inkotanyi ikindi zongeraho, cyangwa ubuyobozi bubi bwa FPR, ni uko muri ya mitungo bwafashe bukayigira ubwayo, bwafashe n'ubuzima bw'umuntu muri rusange, bwafashe n'ubuzima bw'umuntu, aho zumva zifite uburenganzira bwo kuba zakwica umuntu uko ziboneye. Akaba ariyo mpamvu numva hari n'itandukaniro, kuko muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya, umuntu ashobora gukritika akantu akavuga ati ndakavuga, wenda n'undi arankritika avuge ko navuze nabi gutyo. Ariko inkotanyi zo uba witeguye yuko ushobora no kuvuga akantu gato ugapfa. Donc zifite uwo mutima, cyangwa sinzi ko nabyita neza, zifite ubunyamaswa, reka byite gutyo, bwo kuba umuntu yakora akantu gato akahasiga n'ubuzima. Uko zitwara imitungo y'abantu, zikaba zishobora no gutwara n'ubuzima bw'umuntu uko ziboneye. Ntabwo zizi agaciro k'umuntu, ntabwo zizi agaciro k'ubuzima bw'umuntu. Zinjiriye abanyarwanda, zinjira mu budahangarwa bwabo, mu mitungo yabo, zigira n'aho zinjira ku burenganzira bw'imibiri yabo, bw'ubuzima bwabo. Icyo kintu akaba ari cyo mbona gikomeye cyane. Ku mpamvu twe tuvuga z'ubuhunzi, nanone hari aho bavuze ngo ubuhinzi ni iki, mugani nk'ibibazo bibera hasi mu baturage baciye bugufi, abo bo ndanatekereza batabona n'uburyo bahunga.
ubundi ntabwo babona uburyo bahunga ahantu dukunda guhungira, ntabwo bafite ubushobozi bwo kuhagera. Hari ukuntu njya mbona nk'i Burayi bari kubara ibihugu byinshi bivamo impunzi, ugasanga wenda nk'u Rwanda ntabwo ruje mu bihugu bya mbere, ariko nkatekereza nti nk'ubu nk'u Rwanda urushize hafi y'inyanja, abanyarwanda bose bahita birohamo. Inkotanyi zikarusigarana zonyine. Ubwo rero ababona ubushobozi bwo guhunga n'ubundi ni ba bandi baba bafite ibindi baruhije abakagombye guhunga mbere. N'ikindi kintu kitavuzwe, nta muntu uba ufite umutungo wumva yisanzuye, wumva ko ari uwe, uretse umutungo w'ibifatika nk'uko nabivuze, n'umutungo w'ubuzima bwawo, umutungo w'umubiri. Umunyarwanda wese aba afite ubwoba yuko ashobora kuwubura isaha n'isaha. Ibintu bijyanye n'amagambo, umuntu ashobora gutekereza ati hari akantu nshobora kuvuga kagahita kavamo ingengabitekerezo ya jenoside. Iyo ngengabitekerezo ya jenoside bayinshinja, nagira amahirwe nkajya mageragere, baba batanjyanye mageragere bikarangira bakumva ngo naguye ahangaha, moto yangonze, imodoka yankubise, naguye bamusanze mu ishyamba, bamusanze ku muhanda, n'iki. Ibyo bitera ubwoba. N'akandi kantu kigize kuvugwa cyane, ni ibintu bikunda kubaho ngo umuyobozi runaka yariye sima. Ibyo byagiye biba nko ku bayobozi b'ibigo bitandukanye, hakaza nk'agaporoje ko kubaka ikintu runaka, inkotanyi zikaza zikagusabamo muri yandi y'umushinga, ayo zishaka, zamara no kuyagusaba zikaza kuyagushinja ko wayaregishije, bakabara bakavuga bati habuze umufuka umwe wa sima, abagize amahirwe bakirukanwa, abandi bagafungwa, n'iki. Donc umuntu wese, ikigo yaba ayoboye cyose, iyo abonye amahirwe yo guhunga, ahunga ku bw'izo mpamvu. Ari akazi, nta mutekano aba agafitemo, aba abizi ko isaha n'isaha nta nteguza gashobora kurangira, yareba nabi nawe akabirangiriramo. Ubwo muri make nicyo nashakaga kongeramo, ariko umwihariko w'u Rwanda nabonye ni ukudaha uburenganzira n'ubuzima bw'umuntu. urakoze Bosco. Umwihariko wabonye ni ukudaha agaciro ubuzima bw'umuntu, kudaha agaciro umutungo wabo, ibyo abantu bishakiye batunze. Wavuze ko inkotanyi zifite umwihariko, ubunyamaswa bwo kwambura abantu utwabo, hanyuma zikaza no kubambura ubuzima bwabo, ko ari umwihariko rero zifite. Hanyuma kandi hari aho wavuze, cyakoze mbere y'uko tujya kuri Cucu, hari aho wavuze uti u Rwanda ruramutse rugiye ku nyanja, uti ushobora gusanga abantu bose birohyemo bagahunga kugira ngo baruvemo, hanyuma u Rwanda bakarusigira inkotanyi. Sinzi niba icyo ari cyo, kubera ko nk'uko watangiye ubivuga kare, hari n'inkotanyi nazo zihunga. Wavuze ngo hari n'abana b'abajenerali bahunga b'inkotanyi, none se ubwo zo ntabwo zaba zishaka kuruvamo ahubwo? Niba ari ikibazo ni uko ziruvamo zitaruvuyemo inkotanyi zo. Inkotanyi ziruvamo zitaruvuyemo, baraza, n'ugeze hano akabona nk'ibyangombwa by'ubuhungiro, abategereje kubona ibyangombwa byatuma asubira mu Rwanda. Nta handi agatima kaba kari, niho umuntu akenshi amenyera n'inkotanyi. Nta nubwo zitegereza kubona nationality, arareba ati indi nzira nanyuramo ni iyi. Nshobora kugenda nk'impunzi, niba ntashobora gutega indege itigera mu Rwanda, nkatega inyura mu Bugande, nkinjirira muri Uganda nkajya mu Rwanda. Donc muri make mbona ziruvamo, nazo zaruhunga, ariko ziruhunga zitaruhunze, kubera yuko zizi yuko n'ibibi ziteza, ibibi biri mu Rwanda, zishobora kubigiramo uruhare, arizo zibiteza. Donc ntabwo zihatinya cyane. Sinzi niba zishobora kuba zifite n'izindi misiyo ziba zizizanye, zitari izo gusa zo guhunga, kubera yuko guhunga ahantu utahahunze nabyo mbibonamo ikibazo. ahubwo abenshi baza baje no kubuza umutekano izindi mpunzi zisanzwe mu bindi bihugu. Ndagira ngo iyo ngingo tuyitindeho, tuyigarukeho cyane, ndumva ikomeye. Ni ukuvuga ngo hari inkotanyi ziva mu Rwanda, yenda nazo zifite ubwo bukene,
ariko zikaza zidahunze, zikaza zikita impunzi, zikabona ibyangombwa by'impunzi, ariko zigasubira mu Rwanda. Nibyo numvise neza, biravuga ko hari impunzi zita impunzi ariko zikaba no mu Rwanda. yes. Ibyo byaba biterwa n'iki? Ni ukugira ngo zibuze umutekano izindi mpunzi nk'uko Fina abivuze, cyangwa nuko nabo baba bafite ubukene mu Rwanda nk'abandi banyarwanda bose, ariko bo noneho bakaba bafite ubushobozi bwo kuba bagera inaha nyuma yo gukenesha abanyarwanda, hanyuma bakaza noneho no ku navuga no kureba hirya aho bashobora kubaho, aho bashobora gushakisha ubundi buzima, mu gihe mu Rwanda batumye ubuzima budashoboka. Niko byaba bimeze. Sinzi niba hari undi ushaka gukomeza, ariko ikindi nakongeraho, hari n'abaza mu rwego rw'akazi. Reka mbivuge gutyo, hari n'abaza mu rwego rw'akazi, nk'uko u Rwanda rufite inzego zitandukanye, bafite n'abasirikare bafite ibyo bashinzwe bitandukanye, nabo bakaba baje mu buryo bwo kumenya abanyarwanda bari inaha, nyine kubacecekesha, kubahungeta aho bari, nk'uko tubona nyine ba Kabarebe bagiye babatuma, kuko Kagame aherutse kubatuma, donc ahangaha ndagira ngo twibande kuri abo baza nk'impunzi bakabona n'ibyangombwa by'ubuhunzi. Ngira ngo nibo tureba cyane, abo ngabo baza bari mu kazi cyangwa bari mu zindi za misiyo, bataje nk'impunzi, bataje kwaka ubuhungiro, abo reka tube tubihoreye, tuzavugaho ikindi gihe. Oya, nibo ndi kuvuga azaje mu kazi, ariko akaba ari akazi ko kuneka, akanyura mu buhungiro, akiyita impunzi, ariko ni mu rwego rw'akazi mu maso ya FPR Inkotanyi cyangwa nabo babiziranyeho. icyo nakongeraho, reka ngusapotinge Bosco, abo bantu barahari bava mu Rwanda baje gusaba ubuhungiro koko, kandi n'ubundi baramye iriya ngoma ya Kagame, ariko mu bigaragara bamwe ni abamaneko babo, n'abicanyi babo, nibo bazana ubu burozi, nibo bazana ubugome. Ikindi, bamwe bashobora kuba atari n'abamaneko, ariko ari ba bantu b'aba extremiste bashyira ubuhutu n'ubututsi imbere. Hari nk'umumama umwe uba muri Finland twigeze kuganira, rimwe arambwira ati, ndamubwira se bite byawe kuje kwaka ubuhungiro, kandi nzi ko muri iriya leta wari umeze neza, bite n'ibiki bikugenza, nari ntaraninjira muri ibi bintu rwose. Arambwira ati hariya mu gihugu ibintu bimeze nabi, hari inzara, ibintu birahenze, ko nari muzi ari umucuruzi, ariko umugabo wakora no muri biriya bintu, usibye ko n'umugabo wari i Kigali, ariko we yaraje n'abana. Ndamubwira nti se nk'ibyo bintu byose ko mubibona, mwe murakora iki? Ati njyewe ntago nifuza, impamvu mvuze ngo nabe extremist, aravuga ngo Kagame n'umututsi mwene wacu, nayobore niyashaka igihugu akivuruge. Urumva ntabwo bakeneye umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima byunga abantu, ahubwo bakeneye ubwoko buyobora. Abo bantu rero nabo bakavuga ngo niyashaka twice n'umututsi mwene wacu, ntabwo bakeneye ibitekerezo, ntabwo urumva niko nabibona, ntabwo nifuza umuhutu wayobora. So bivuga ngo barashaka ubwoko butagira ibitekerezo, n'akazi kabyo, igihugu akivuruge, akica amabyi, birabareba, ariko ubwoko buyobore, ntiyumve, ntabwo we akeneye ibitekerezo by'umuntu muzima uzunga abanyarwanda, agafata kote zombi. Ubwo rero ibyo byose ukabireba, kwibaza ibyo u Rwanda ruriho rurajyamo, tuzahora muri ibi ni ibibazo gusa. Ubwo ndumva icyo kintu nacyo baratandukanya, abantu benshi baza bahunze iriya ngoma, bese ni ukuba amaso tukamenya ubwenge, kuko ntabwo byoroshye. Murakoze. Cucu ati hari abaza ari aba extremiste, ari abantu baheza inguni, nabo bakaza baje gusaba ubuhungiro bakabubona, ariko muri make bashyigikiye igitugu, bashyigikiye abantu bahotora cyangwa se bahonyora uburenganzira bw'abantu,
mu Rwanda hanyuma akavuga ati eh, twagombye kureba neza tukamenya abantu bahari abantu banyuranye abantu turi kumwe nabo. Ese mbere yuko dukomeza nagira ngo mbaze Kazuri nawe niba koko yenda ibyo abizi nawe haba hari amakuru afite ko hari abantu baza bagasaba ubuhungiro bakabura n'ubuhungiro kandi muri make atari impunzi. Kazuri arahari cyangwa yagiye? Kazuri vana kuri mute. oya wasanga ari ahantu hasakuza yenda ataraboneka. Twaba dukomeje noneho ngira ngo ubwo araza gukomeza. Wavuze Cucu wavuze abantu bo muri Finlande ariko hano tuvuga hano turi ni mu Budage. Turibwira ko naho abantu nk'abo bahari. Ngira ngo twagombye kubamenya niba abantu b'aba extremiste baza hano mu Budage bagashaka no gucecekesha abantu hano mu Budage. Turabizi ko hano ari mu gihugu kigendera ku mategeko kandi igihugu cyemerera n'abantu kugira uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza ndetse no kwishyira ukizana byanditswe no mu mategeko yabo. Abantu bagerageza kutabyubahiriza ubundi hano barahana. Aha mu Budage naho buriya barahari nk'ubu mpamvu namuvuze ni uko ari umumama twajyaga tuganira kandi umugabo we ndamuzi arakora muri iriya leta afite poste nziza cyane umugore yaracuruzaga ubwo rero twaraganiraga mubaza nk'ibintu bimuzanye rimwe na rimwe tukaganira nise ubu nawe wafashe story uriho urashaka nyine ibintu uhimba byo kubeshya uhunze ibiki ati rwose ndayifite kandi yabonye n'ibyangombwa cyane ariko nyine nawe nyine afite ako kantu nyine ko kumva ko ashyigikiye ubwoko niko nabivuga. Ntabwo ari byiza kuko umuntu buriya apanga guhunga igihugu cye nta nubwo umuntu apanga guhunga igihugu cye ako kanya ni ibintu bumaranye igihe. Nakwiha urugero nkanjye igihugu cyanjye nagihunze 98 mu mutima kuko niba nk'uko Kazura yigeze kubivuga neza ati n'abantu ntibafite freedom of speech. Nibyo kuko abantu nta freedom of speech bafite. Ugenda ubona ibintu nk'ibyo ugaceceka. Niba nari imfubyi nanjye navuga ngo nari imfubyi rokotse jenoside kuko abiwacu bari abahutu bicwa n'abahutu so nagombaga kwishyurirwa na farije ntabwo iyo farije yanyishyuriye. So urumva kuva 98 numvaga ko u Rwanda atari urwanjye. Kuva icyo gihe njya gusinyisha biriya bipapuro bakabinyima ubwo nicaye nubwo nari imfubyi mvuga ngo iki gihugu ntabwo ari icyanjye ntabwo nkibonamo nk'umunyarwanda. Umuntu wese rero urumva aba afite ibintu agenda abona akagenda binenga kandi urabibona ko nta hantu ibyo bintu wabivugira ni uguceceka kuko ubivuze urabura ubuzima. Nta freedom of speech iri muri kiriya gihugu. Ubwo rero urabireba ukavuga uti ibi bintu ntago byoroshye nuko bigendamo gake Imana ikazagufasha ukazabona uhasohotse. Ubwo mu byo ntekereza mu Rwanda nta bumwe n'ubwiyunge buhari. Hari intebe y'akazu k'ubutegetsi ngoma y'igitugu mbese ni ukuyoboka uwitwa Kagame niwe mana y'abanyarwanda. Uvuze Kagame nabi abayanze abanyarwanda abayanze abatutsi abayanze abantu bose abayanze ubutegetsi unenze iby'ubutegetsi ababaye umugome ababaye umwicanyi mbese ni ibibazo gusa no gusenga. Ntabwo mbona ko abanyarwanda ubuhunzi buzigera bushira. Murakoze. Urakoze Cucu. Icyo kintu kirababaje uti muri make utigewe u Rwanda nabanje kuruvamo mu mutima mbere yuko uruvamo physically mbere yuko wambuka umupaka wari wararuvuyemo muri make mbere y'igihe 98. Uravuga uti byatewe n'akarengane nakorewe
ko wagiye wumva ko kubera ko wari imfubyi wagombaga gufashwa hanyuma bakavuga ko wowe utagombye gufashwa nk'uko izindi mfubyi zifashwa, ukumva birakubabaje, ukumva icyo gihugu uracyanze, u Rwanda ugahitamo kuruvamo. Hanyuma ukarangiza uvuga uti niko bizahora, uti impunzi zizahoraho. Ese koko nibyo impunzi zizahoraho? Tuzemere dukomeze tubeho tugira impunzi, bamwe binjira abandi basohoka? ntabwo twagakwiye kwemera kuko tutari ibimuga kandi natwe dufite uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyacu nk'uko bigomba. Niyo mpamvu tugomba kubirwanirira, tugomba kurwanirira ubwo burenganzira. Ntabwo dushobora kubyemera. Kubyemera ni ubugwari. Mm, nanjye niko mbyumva, numva ko tutagombye kwemera ko igihugu gikomeza guhonyora abana bacyo, kwica abana bacyo, hanyuma ngo abandi barebere baceceke bavuge ngo niko byakagombye kugenda, cyangwa se ngo twumve ko abantu bose bazima ngo bazahunga igihugu ngo bakivemo, hanyuma ngo bagisigire abicanyi, bagisigire inkoramaraso. Ndatekereza ko ibyo atari ko byakagombye kugenda. Hanyuma ariko twagaruka noneho kuri cya kindi, hano hari umuntu wanditse muri comments ziri hano hasi, ngo nawe ngo bazamubwire ngo inzira ngo umuntu anyuramo kugira ngo agere inaha. Biragaragara ko kiriya gihugu rwose abantu bashaka kukivamo ari benshi. Ngira ngo abantu bose barifuza kukivamo. Hari uwavuze ngo nta nubwo ngo inkotanyi nazo ngo zifuza kukigumamo zose, ngo nazo ngo ziba zishaka kuba hombi hanze no mu gihugu, bigaragaza ko imibereho yo mu gihugu imeze nabi, ari ku ruhande rw'ubukungu ari no ku ruhande rw'umutekano. Hanyuma tugarutse hano rero kuko bari hano, ubuzima bwo mu buhungiro bubayeho bimeze bite aho hantu abantu bashaka kuza bose? Ese nuko ariho heza, nuko ariho hantu heza kurusha mu gihugu, cyangwa nuko nta mahitamo baba bafite? ndabona hari Lucky winjiye nawe ntago wari wakamwakira ngira ngo. Lucky wiriwe neza? Urahari? Asanga nawe yamyotinze. Okay. Lucky, Ya ndahari, mwiriwe neza. Wiriwe neza? Wiriwe neza Lucky. Yego turi amahoro, turashima Imana. Turiho tuganira ku kibazo gituma abantu bahunga bava mu Rwanda, ndetse n'abantu baza mu buhungiro atari impunzi. Wowe hari icyo wakitubwiraho ubu ngubu? Ya njyewe ntakivuga cyane kubera yuko hari ibintu bimwe mbona, kandi noneho urabizi ko buriya na UN yemera abanyarwanda kuba impunzi, buriya nimba mutari munabizi, kuko njyewe nigeze kwambuka njya mu gihugu kimwe cyo muri aka karere, nta nubwo rwose sinigeze nsaba ubuhunzi, ariko nagiye kumva numva UN irampamagaye. Urumva komuteri sinari bwiyite umukongomani, kuko no muri Kongo sinari nakahagera, sinari nzi n'ibyo muri Kongo, sinari nzi n'agace na kamwe byibura ko muri Kongo usibye Gisenyi. Impamagaye numva nyine irambaza ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibiki, ariko ibyo bintu sinabijyamo. Naje urimo kuvuga ikintu cy'aba bantu wenda bahungabanya umutekano ndetse w'abantu bahunga, nicyo numvaga nshaka kwibandaho. Urabona ibyo bihugu, ikintu cya mbere gituma abantu mu Rwanda bahunga, mu Rwanda hari ikintu cyitwa, ejo ntekereza ko narakivuze n'ubundi twari turi kwa Fina, hari ikintu kivuga ngo yoboka cyangwa se upfe. Ibintu ubwo urumva ni ibintu bibiri, kandi nanone
ntabwo wayoboka ikintu ubona kidaha uburenganzira abantu bose. Erega burya ushobora kuba rwose udakunda n'umuyobozi uriho, ariko wabona sisiteme y'u Rwanda ukuntu yubatse neza pe, babwize ukuri, ariko ntikurikizwa rwose. Uburyo yubatse turayifuza ko yakora nk'uko yubatse, ariko usanga umuntu icyangombwa cyarashyizwe online, ariko ugasanga hari undi muntu ugihabwa atanaciye kuri iyo online kandi kigakora, kandi wowe noneho udashobora kukibona udaciye hehe online. Mushiki wacu Cucu yabivuze neza aranabisobanura rwose, numva niko bimeze. Ikintu cya mbere gituma abantu bahunga mu Rwanda twebwe tubyita icyo bita kugufungira muri sisiteme. Ubundi abantu ntabwo baramenya iyo terime. Ni ukuntu umuntu atashobora kugukoraho. Njyewe nshobora kuza sintuke Fina rwose, singire icyo mutwara, ariko nkamufungira icyo bita muri sisiteme. Nkamubwira ati hari umupaka runaka udashobora kurenga utambajije. Icyo gihe mbikora mu gihe mfite otorite ku bantu bazengurutse Fina, kuko ndagenda nkabumvisha uburyo Fina ubushobozi afite ari njyewe mbumuha. Urimo urabyumva? Ni ukuvuga ngo ntacyo yenda gushyira ku isoko ngo kigurishwe cyangwa se kigire uwo kimarira mu gihe njyewe ntabifatiye umwanzuro. Noneho abo bantu bazahita barekura Fina, batangire kunshakaho ubushuti, ariko kubera icyo babonye muri Fina batangire kunsaba gukoresha ya mpano ya Fina baciye muri njyewe. Ariko njyewe nzabihisha Fina yuko ibyo bintu mbikora. Noneho njye mwereke ko muzaniye amahirwe aturutse muri njye, ariko ubundi abantu barashakaga we mbere yanjye. Noneho Fina nambwira ati ntabwo ibyo bintu mbyemera, nzahita ngenda mbwire ba bantu mbabwire ati Fina ntashobotse, ntabwo mwamushobora, mpite mbaha na fagita yuko bagira gute batamushobora. Icyo gihe Fina azakoresha imbaraga ze zose, ariko ntazamenya aho bipfira. Ariko bipfiriye ku muntu ugize gute, uzi ikimuzengurutse, kandi nawe ntabyo azi. Nuko rero leta yacu ikora. Leta yacu itwereka ko idukunze pe, ntacyo bitwaye, irabyerekana, ariko systematically ntabwo ari byo ikora. Ni ukuvuga ngo ikora ibitandukanye n'ibyo irimo kutubwira. Ni ukuvuga ngo ibyo batubwira bitandukanye n'ibyo bagira gute n'ibyo bakora. Kuko urabona njyewe wenda sinze kwizimba mu magambo cyane, ikintu cya mbere ntaza kwibagirwa aka kantu sana ku bantu muri hanze, yaba ari umukozi wa leta, nta mukozi wa leta ugira emergency. Kuko nagiye mbona benshi abakora amakosa bagashaka abo bayobozi babo bahita babajugunya, nta nubwo baba bashaka kubitaba. Iyo ukoze ikosa rikinjiramo ubuyobozi bw'igihugu kindi urimo, barakubwira ati yeranje ushaka uko uhava, nutahava nyine ubwo urahagwa. Ibi bintu biba bishoboka, urumva biba bishoboka. Ikintu abantu muri hanze, abantu bose babashakaho amakuru, binjira nk'uko mwese mwinjira, bastruggolinga nk'uko mwese mustruggolinga. Ariko icyo batandukaniyeho namwe, mwe mukoresha amafaranga yanyu, ariko bo bakoresha amafaranga ya guverinoma. Niryo tandukaniro. Naho uburyo bashaka ibyangombwa it's the same. Ntawe bajyanira pasiporo muri ambasade y'Abadage ngo bamuhe visa emergency, no. Ahubwo baramubwira ati wowe jya muri ambasade y'Abadage bakubwira ibyo bashaka, hanyuma twebwe tugufashe kugira gute kubibona. Ntawe bakorera direct utari umudiplomate ugiye byemewe n'amategeko. Iyo ugiye muri ako kazi ugenda nk'abandi bose. Bashobora no kuza bagaca muri aya mashuri, ariko bakaba muri ayo mashuri bazi yuko bakajya babwira n'abo barimu bo muri ayo mashuri ati aba bantu turashaka batsinde kubera ko hari icyo dushaka bagiye gukora hariya. Ariko struggle ni imwe. Ariko iyo baje aho, niyo atabona akazi abaho, si ngombwa ngo ajye gukora fucking job.
yagakora atagakora aba agomba kubaho kandi akabaho kuri standard y'icyo gihugu. So ibyo ni byo bintu sana sana mwe muba hanze mugomba kwitondera, kuko muzahura n'abantu ndetse banababwiye processus ko yabananiye bacamo bikanga bikagira gute. Ntuzapfe kwizera ibyo bintu, kuko ibyo bihugu mwavuze bifite amategeko ari strictly, amategeko meza cyane ko bo ntibayaviyora. Waba uri government staff, waba they don't care who you are. Ubwo icyo bakeyaringa ni protocol yabo, nuko nabo bagira gute, nuko nabo binjira. Rero ikintu twebwe dushaka tunareba buri munsi, ntago ngewe njya nshyira ikibazo kuri FDLR n'abantu birirwa babivuga, nta nubwo njya nshyira ikibazo ku bantu bita inyangarwanda. Ibyo sinjya nkora iryo kosa, nzahora mbivuga. Nta nubwo ngewe niyo mpuye n'abantu wenda mu Rwanda sintinya kubibabwira, by the way, nabo bita inyangarwanda. Ariko narazengurutse muri abo bantu bose, mpera no kuri ba Twagiramungu, ndigenda ndeba ibintu bavuga bakora n'ibiki byose, kugeza no kuri bano ba Finatunga. Usibye ko buriya Finatunga navuga ko afite umumaro kurusha Twagiramungu, kuko Finatunga arashaka ko abaturage babaho neza, ariko Twagiramungu arashaka ko hahinduka ibintu, ariko ukabona n'ubundi birimo ibintu by'ubwoko somehow. Burya iyo umuntu yabaye umuyobozi nibwo umenya ibyo atekereza, kuko ibikorwa bye bikwereka ikiri mu mutima we. Njyewe aba bantu mwita ngo ni abayobozi bakuru wenda baharanira impinduka, akenshi nkurikije uko njyewe nagiye mbareba muri context yanjye, ntago mba consider, ntago mbemera cyane. So icyo ngicyo nicyo nababwira, igituma abantu bahunga nicyo ngicyo, nuko haje ya systeme yo kuvuga ngo vuga ibyo utabasha gukora, kora ibyo utabasha kuvuga. Nicyo kiri mu Rwanda, ari nacyo ubona bafunze iminwa abanyarwanda, ari nacyo ubona umuntu aba mu Rwanda faking ubuzima kugira ngo abeho, kuko nta kazi gahari. Faking ubuzima, to fake yourself. Ntushake kuba uwo uriwe, ahubwo ugashaka kuba mu isura ijyanye n'uko bariya bashaka kugaragara. Rero aho hantu niho harimo kudutsindagira hasi. Navuga ibintu byinshi, ariko ikintu cya mbere nababwira ngo impunzi zizakomeza kubaho, kuko iyo ushatse kuvuga ukuri mu Rwanda ntago bikorohera. Bashobora no kutakwica pe, kuko ntago abantu, nanjye ndi mu Rwanda, ntago navuga ko abantu bose bavuga ukuri babica. Bashobora no kutakwica, ariko bahita baklozinga ikintu bita service zose, utangira kuzishyurira nk'umunyamahanga. Nta serivisi ubona mu buryo bworoshye, as long as batangiye kukubona wopozinga ibintu bakora, kandi wenda ushaka yuko bahindukira. Icyo navuga Lucky yenda kuri icyo ngicyo gize icyo nongeraho, aho wari uvuze ngo serivisi zose ngo bakazifunga ukatangira kuzibona nk'umunyamahanga. Makuru amwe mfite nuko abanyamahanga bari mu Rwanda basigaye babona serivisi byihuse kurusha n'abanyagihugu n'abanyarwanda. Hari n'amakuru mperutse kubona abamotari batabaza bavuga ko abantu baturuka muri za Sudani babakubita bakanga no kubishyura babatwaye, bakabura n'abo baregera. Ntekereza ko rero mu Rwanda yuko kigenda kizamuka iyo gereza uvuga, aho bavuga ngo yoboka cyangwa se upfe. Abanyamahanga bo baje mu Rwanda nyine baba baje kuyoboka, bo nta n'ikindi kiba kibagenza. Ntekereza ko tugeze n'ahantu aho abanyamahanga barusha uburenganzira abenegihugu mu gihugu cyabo. Ongeraho ko noneho banabarusha ubushobozi, kubera ko ari nabyo bishobora kuzazana ikibazo. Njye ndimo kureba u Rwanda mu myaka byibura 35, ntago hazaba hari amahirwe y'uko habaho perezida w'umunyarwanda. Mu myaka 35 iri imbere
hazaba hari amahirwe y'uko twayoborwa n'umuntu wese uturuka mu gihugu cy'icyerekezo cy'isi iyo ari yo yose. That is my opinion. Icyo nashaka kuvuga rero ko njyewe ntashinza FDLR birirwa wenda bagize iturufu cyangwa se na jenoside wenda bagize iturufu cyangwa se n'inyangarwanda bavuga kugira ngo bumvikane ko ari good protector for the country. Icya mbere, FPR ifite uburenganzira bwo kuzana amahoro mu banyarwanda ariko yemeye igisebo cyayo, kuko ifite igisebo icyemeye. Ndagira ngo mubwire ko nta n'intambara nta n'ikindi kibazo cyazongera kuba muri iki gihugu. Igisebo ni ikihe? Igisebo ifite ni ukwemera intege nkeya zayo ikavuga ati nyamuneka aha hantu twakoze amakosa, ariko nubwo twayakoze reka nkubwire ikibazo aricyo cya kinini nakubwiye ngo ku bantu bose bavuga politics cyangwa se baharanira amahoro mu Rwanda, ntabwo ari ikintu ahantu hari ikibazo ni amateka agoretse. Ubundi FPR akazi ifite ni ugutwistinga ku mateka gusa ikayashyira in the right position. Nta n'akandi kazi ifite, nta kazi ifite ko kwigisha abanyarwanda. Abanyarwanda barasobanutse. Fina nimba yikura hano akijyana Mozambique, akijyana South Africa, akijyana Malawi adafite masters, ibyo ntago yabyigishijwe n'ubuyobozi, yabyigishijwe n'ubuzima arimo. Ni ukuvuga ngo akazi gahari in the government ni ugutwistinga amateka akaba nk'uko yabayeho, umuntu wese akisanga muri ya mateka, ubundi abanyarwanda bagaharanira kugira gute, bagatangira kubaka igihugu. Ariko intambara zose nabonye ziri ku masocial media, ziri everywhere, ziri nta nubwo zishingiye ku butunzi cyangwa se anything else, kuko abo bantu baba banitunze, nta kintu na kimwe guverinoma inabafasha. Ahubwo ishingiye kuki? Ku mateka yasetinzwe ku ruhande rumwe. Ni nk'inzu yubatswe wajya guterana ivu ugasanga irahengamye, iteka ryose uhora ufite ibibazo yuko izagira gute, izagwa. Nicyo kibazo kiri mu mitwe y'abanyarwanda. Kandi wibuke ko abanyarwanda bari mu bantu bafite ubwenge natural bahawe n'Imana. Icyo kintu tunakigarukeho. Ubundi buriya ngewe mu bihugu ntinya muri aka karere, ntinya u Rwanda, ntinya Congo, ntinya n'igihugu cya Kenya, nkatinya na Ethiopia. Ibyo bihugu binasangwa muri ibi bintu twita za Bibiliya cyangwa se bifite uko byanditswe, bifite n'amazina yabyo. Ntago ibyo ari byo nshaka kujyamo. Ibyo bihugu rero iyo bijemo umuyobozi agatangira guta umurongo, bifite ubundi buryo bikorwamo kandi bigatangira kuzana ibibazo ku bantu batagira gute, badatekereza. So ibyo bihugu ngewe iyo mbonye birimo ibibazo, mba nzi ko ikintu cyose gishoboka muri aka karere kuba cyabaho. Ariko ibyo bihugu iyo bituje, uwasakuza gute, nge nta bwoba mba mfite, mba nzi ko nta kintu kiri buhinduke. So icyo kintu rero tucyumve, kandi tucyumve muri context nziza, kubera ko FPR yemeye kwemera intege nkeya zayo, ikavuga ati abanyarwanda nibashake baduseke, ariko ikarangiza ibunganishije n'amateka yayo yazandikwa mu bitabo, nubwo yaba yarakoze ibingana gute, ariko ikarangiza ishyize umurongo mwiza ku banyarwanda, kandi ibyo gucungisha abanyarwanda imbunda. Burya umuntu uyoboza imbunda rega ntabwo aba yari yakaba umuntu, kuko isaha n'isaha ashobora gutoza ibirenze wowe ibyo watoje, kandi bikarangira. Nibyo nibyo yego umuntu. Reka nsozereze aho ntaza kwizimba mu magambo. Nta kibazo, turacyakomeza, ushobora no kuza kugaruka nyuma mu kanya. Hari ikintu Lucky yavuze ngo ni ugufekinga ubuzima, avuga ko ubuzima mu Rwanda bugoye, ko ubuzima butameze neza, ko ndetse bigera bigatuma n'abantu bava mu gihugu. Hanyuma azana ikindi kintu, aravuga ati
ngo ni ukufungira umuntu muri sisiteme, bakamubuza uburyo, bakamubuza kubaho, noneho ngo bikagera aho ushoboye kubona uko ahunga agahunga akava mu gihugu akajya hanze. Hanyuma aravuga ati muri abo bantu bahunga, muri abo bantu bari hanze, ati harimo koko n'ababa bakorera sisiteme, abakorera inkotanyi, nabo bari hanze, banyura abasitaragoringa nk'uko n'izindi mpunzi zitaragoringa kugira ngo babone ibyangombwa, ariko bo bagakomeza no kubona amafaranga ya guverinoma, amafaranga y'inkotanyi, kugira ngo bashobore gukomeza gukora ako kazi kabo bakorera aho ngaho. Abantu baramutse bagiye bakajya hirya no hino bagakora, bakagira ubuzima bwabo bwiza, ntekereza ko nta kibazo kirimo. Ikibazo gusa kivuka, ikibazo kigaragara, kivuka iyo abo bantu bahungabanya umutekano w'abantu hirya no hino. Ikintu cyagiye kigaragara cyane cyane mu bihugu bya Afurika, haba ari mu bihugu duturanye, muri Kongo ho byo birazwi ko hari intambara ishyigikiwe n'u Rwanda, ndetse ko u Rwanda rwoherezayo n'abasirikari, rukaba rufiteyo abasirikari benshi n'amabatayo menshi. Birazwi ko u Rwanda rwohereje abantu mu bihugu duturanye, ari muri Uganda, ari muri Kenya, muri Tanzania, muri Mozambique, no mu bihugu binyuranye, ruboherezeyo kugira ngo cyangwa se muri za Afurika y'Epfo, kugira ngo bajye kwicayo abantu n'impunzi. Ariko mu minsi ya vuba biranavugwa ko hari n'inkotanyi zagiye zoherezwa noneho muri ibi bihugu by'i Burayi, ndetse bikavugwa ko na hano mu Budage bashobora kuba bahari, ariko ngo yenda aho binyuraniye no muri Afurika ni uko bagenda bihishe, bakitwara nk'impunzi, bakigira impunzi ku buryo batagaragara. Hanyuma impunzi ziri hano mu Budage tukaba twaravuze tuti birakwiye ko icyo kintu cyamagana. Ntabwo dushobora kwemera ko abantu bakomeza kuza kuduhungabanyiriza umutekano aho turi. Birazwi ko mu gihugu bahungabanya umutekano w'abantu, ko babica uko bashatse, ko babafunga uko bashatse, ko babakubita, ndetse badashobora no kuba bagira aho barega. Wajya kureba ugasanga urega ari nawe uregera. Ariko ibyo twaravuze tuti mu bihugu turimo bigendera kuri demokarasi, bigendera ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, byo ntabwo dushobora kubyemera, ntabwo tuzemera ko bigenda gutyo. Tukaba rero muri iyo nzira tuvuga tuti turashaka kugaragaza ko tutabyemeye, ndetse tukaba mu ntambwe ya mbere cyangwa mu gikorwa kimwe tugiye gukora, hakazaba harimo n'imyigaragambyo izaba ku itariki ya 27 z'ukwa 9 z'uku kwezi tugiye gutangira, ikazabera mu mujyi wa Hanovre. Ngira ngo mubo turi hamwe hano, n'ubundi hari abo tuba turi hamwe muri iyo myigaragambyo. Ngira ngo Bosco arahari, ndatekereza ko Cucuwe yagiye. Ese mushobora kugira icyo muvuga kuri iyo myigaragambyo, kuri icyo gikorwa turimo gutegura? Bosco, wagira icyo ukivugaho? urakoze cyane Emmanuel, wabisobanuye neza. ni muri iyo gahunda y'uko twanze y'uko nyine dukomeza gukurikiranwa no hanze y'igihugu cyacu, impunzi nyampunzi zigakurikiranwa n'impunzi ziyita impunzi. Ntabwo ari impunzi, ahubwo ni abiyita impunzi. Hanyuma impunzi nyampunzi, hanyuma n'impunzi ziyita impunzi ariko atari zo, ukavuga ko ibyo byagombye kugaragara, kujya ku mugaragaro. Icyo gikorwa kikaba giteguye gite? Icyo gikorwa giteguye gite? Kizakorwa gite? Hari amakuru arambuye ushobora gutangaho?
ngira ngo bari kumuhamagariramo. Bosco banza bamuhamagariyemo ndabona yagiye. mwari muri kunyumva ntabwo mwari muri kunyumva ubu muri kunyumva Rero turakumva. nari ndi kuvuga inti ubundi igikorwa nyamukuru aba ari ugukurikirana nyine ni ugutangira iyo gahunda yo kumenya gutandukanya impunzi nyampunzi n'abiyita impunzi atari impunzi ahubwo ari abakozi nk'uko nagiye mbyita abakozi ba FPR ariko igikorwa kizaduhuza ku mugaragaro ni icyo cy'imyigaragambyo akaba ari cyo umuntu yashishikariza abantu kuzazamo cyangwa abatazashobora kuza bakaba bashishikariza abandi bari kubona bari hafi bashobora kuzahagera kuzaza muri iyo myigaragambyo. Ubwo muri icyo gihe cy'imyigaragambyo bizadufasha no kumenyana tumenye ngo ni bande turi kumwe impunzi turi kumwe n'izihe dufatanyije urwo rugendo rwo gutandukanya impunzi nyampunzi n'abatari impunzi. Twavuze yuko tuzahurira Hanova kuri Banofu munyibutse neza isaha byansaba kureba kuri flyer. Ntuze Central Station. Yes, Central yeah. Kuri gare. Kuri gare ya ubwo ni ukujya hahandi imbere kuri aho binjirira ubwo nahaba handitse rimwe hafi ya information. Imbere yaho naho tuzahurira kuri ya farashi ihari. Ubwo nari ngiye kureba ku ntuza ariko byatuma mpita nanone ntumvikana kureba ku isaha twemeje waba uyifite hafi yawe. Twemeje ko tuzahahurira saa 5 no kuvuga ngo saa 5 twagombye kuba twatangiye kuhagera kuhasesekara hanyuma ubwo saa 6 tugakomeza urugendo. Yes. Ubwo icy'ingenzi ni ukuhagera tugahura inzira zo nituba twahuye hari na kontakite ziri ku butumire twatanze umuntu ahageze yakerewe n'iki ashobora kubaza aho abandi bageze gusa Hanova nta nubwo ari nini cyane ku buryo twaburana. Ubwo icyiza ni ukuzirikana iyo saha ya saa 5 no kuzirikana aho tuzahurira. Waba wiyumvamo kuri impunzi nyampunzi ukazaza ugakora ibishoboka byose ukaza ugasaba konje hakiri kare niba ufite akazi tukazagerageza kuhahurira. Hari ibindi bizakorwa kandi nyine ubwo bifite akamaro gakomeye cyane mu buryo bw'umutekano ku mpunzi nyampunzi no mu buryo bwo nengeye uvuga ngo bwo gukanira urukwiye abiyita impunzi atari impunzi ariko n'ubundi turi mu gihugu gikurikiza amategeko byanze bikunze ubuzima ubayeho ibitekerezo byawe bikugenga ibyo urwanira mu mutwe wawe niba ari no guhungeta abandi n'iki muri iki gihugu cy'amategeko ntago bigomba kuba bitandukanye n'ibyo wavuze wakubuhungiro. Ndatekereza n'izo nkotanyi ntawe ujya kwaka ubuhungiro ngo agende ari kuzivuga neza. Iswara imwe niyo nigize kumva y'umukobwa ngo wagiye muri interview bamubajije ngo uhunze iki aravuga ngo barancutse. Avuze ngo barancutse bati ngo bandi bagushutse ngo barancutse ngo barambwiye ngo mu rugo barambwiye ngo niyizire mu Budage ngo nako buhungiro. Bati noneho ubwo tugomba kugusubiza mu rugo ati nta kibazo. Ubwo uwo yarataje njye nabyumvise byabaye uko bamushutse ariko abo bose tuba turi kuvuga ngo babonye ibyangombwa byanze bikunze baba baravuze inkotanyi nabi. N'impamvu akenshi banabona n'ibyangombwa ndetse no kurusha impunzi nyampunzi bakabibona vuba nuko niba hari ikintu ari kubona kizamufasha nk'ikimenyetso ahita abwira mwene wabo ati nsinyira ikintu kimeze gutya na gutya akabwira umupolisi ati nsinyira iki n'iki ko mwari muri kunshaka bagahita bakimusinyira. Ubwo rero wowe nta n'ubufasha bundi ubufasha inkotanyi ziba zaramuhaye buba buhagije. Gusa navuga yuko uburyo bwiza bwo gusaba ubuhungiro ni ugukoresha ukuri ugasaba ubuhungiro koko bikurimo ukabasha gusobanura ibintu byatumye uhunga kuko ntawe udafite impamvu zo guhunga nabo abandi baba baje mu kazi twabonye bafite mu by'ukuri bafite nabo impamvu zatuma bahunga. Icyiza ni uko wabisobanura uko biri ibyo wavuze bikaba bihuye n'ubuzima busanzwe. Niba bitameze gutyo umenye yuko uri gukora ibyaha biri criminel kandi byanze bikunze bizakugiraho ingaruka. Ubwo rero nicyo navuga kuri urwo rugendo nicyo ruzaba rugamije
ntabwo turwanya impunzi, twifuza ko impunzi zahabwa ubuhungiro ku buryo bwihuse zigahabwa na protection, ariko izo akaba ari impunzi nyampunzi. Abazibuza umutekano w'abandi baduhungiye se turi mu Rwanda ntabwo dushobora kubemerera ko baduhungitana hano, gusa n'amategeko y'ubu Budage ntabwo abibemerera. Nicyo nabivuga. ntabwo uciye mu ijambo abanyarwanda b'impunzi baba ari mu Budage cyangwa se mu bindi bihugu by'Uburayi, mu gihe umunyarwanda nk'uwo waje atari impunzi ariko akita impunzi mu buryo bwo kugira ngo akubuze umutekano, hagize ukubangamira ufite uburenganzira bwo kumurega kuri polisi kandi ntuvuge izina ryawe, ugatanga details zose ukabwira polisi mbese ibibazo byose uhura nabyo, ntiwirirwe ubaha izina ryawe ubundi bakamukurikirana. Kuko abanyarwanda benshi banga kurega nabi bavuga ati nimurega akazamenya ko ari jyewe bizangiraho ingaruka. Ufite uburenganzira bwo gutanga ripoti ntuvuge izina ryawe, bakarikubikira rwose bakagenzura. Nicyo nashaka kongeraho. icyo nicyo kandi iyo information ni ingirakamaro Fina. Na biriya Bosco wavuze nabyo nibyo. Ngira ngo wenda icyo nakongeraho ni uko imyigaragambyo ya hano ikorwa ari ibintu biba biciye mu mategeko, n'ubundi ni ibintu bisabirwa uburenganzira, uruhushya. Ni ukuvuga ngo imyigaragambyo izaba kuri 27 izaba yemewe, ifitiwe uruhushya, ndetse n'abantu bazayizamo umutekano wabo uzaba ucunzwe na polisi ya hano. Umutekano wabo uzaba wizewe, nta kibazo bazagira. Hanyuma icyo ngicyo Fina yavuze byo nibyo koko, n'undi wese ushobora kuba yagira ikibazo agahungitwa cyangwa se akagira undi umuhungabanyiriza umutekano muri iki gihugu, afite uburenganzira bwo kujya kubivuga kuri polisi. Uwo muntu akaba ashobora gukurikiranwa. Hari igihe akenshi nako hano bimeze, hari igihe badahita bamukurikirana kubera ko babanza nabo gukusanya ibimenyetso, babanza gukurikirana uwo muntu bakamenya uwo ari we, bakamenya ibyo akora, ibyo yanyuzemo. Niba umuvuze ukabona hashize ukwezi cyangwa amezi 2 nta kibaye, ntugacike intege. Ntabwo ari ukuvuga ko dosiye iba yaraguye mu mazi cyangwa se barayirigije itariho, oya, ahubwo ni ukuvuga ko baba bakigenzura, bagikurikirana, kugira ngo bamenye neza amakuru yimbitse, bamenye neza uwo muntu uwo ari we, rimwe na rimwe banamenye n'abo bakorana, kubera ko guhita bahubuka bakaba yenda bagira icyo bakora kuri uwo muntu bishobora kuba byakwica irindi genzura baba bashaka gukora. Niba baza bamucungira hafi. Yego, bamucungira hafi, icyo nicyo bamucungira hafi, buri icyo gihe batari bakagira icyo. Niyo yaba akwatatse ku giti cyawe ukabona akora ibintu mbese bisa nkaho yatumwe na leta y'u Rwanda, yaraje gukora mbese ibyateza umutekano mukeya mu mpunzi, wabivuga. Icyo nicyo rwose wabivuga. Iba ari amakuru, aba ari information y'ingirakamaro. Baheraho bakora information, bakora babyita ya Ermittlungen, igenzura ryabo, hanyuma bagakusanya amakuru ashoboka kugira ngo bashobore noneho kuba bakonstituwa dosiye. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane abantu bagomba kumenya. Nta mpamvu yo kubiceceka. Hari n'igihe umuntu aba yibaza ati ntago ubundi bakagombye no gutinya kuvuga amazina yabo, ariko n'ubwo burenganzira n'aha turi hari abashobora gutinya kuhaza, kuvuga uti bambonye baba we nagira ibibazo, abantu banjye bagira ibibazo n'iki. Ibyo nabyo umuntu arabyumva rimwe na rimwe, nyine ni za nkotanyi. Umuntu ashobora no kuzikekera ibyo zitanashoboye n'iki, ariko mu gihe umuntu atari yumvamo ubushobozi cyangwa atari yumva ko yiteguye kujya ahagaragara kuvuga izina rye, yakoresha uwo mwanya wo kugenda akavuga ibyamubayeho ntavuge izina, cyangwa akavuga yuko izina rye adashaka ko risohoka. Kuko ndumva n'ubundi n'ujya gutanga temwanyaje kuri polisi ugomba kubaha ibyangombwa byawe, bakakwandika, bakamenya n'uwo bashakira protection uwo ari we. Kandi ndumva ku mpunzi nyampunzi ibyo bifite akamaro cyane kurusha ibyago
byaba bifite, kuko bizagutuma nyine ubona protection ari nayo waje uje gushaka, niba koko warahunze uhunze. Niba uri kubihisha uzi yuko nawe uri muri ba bakozi ba FPR, byanze bikunze nabo sinjiji bazabimenya. Ubwo nicyo nakongera. mbibutsa nanone mukiri ku by'impunzi, mbibutsa yuko impunzi ziri mu Burayi zishobora kuba zimeze neza. Mushobora kuzajya mugerageza gufasha impunzi zo muri Afurika, cyane cyane izo muri South Africa. Nimba mwarabibonye mu makuru, impunzi zo muri South Africa ntabwo ubu ziri kubona ubuvuzi. Mbere bajyaga kwa muganga bisanzwe kuri public hospitals bakavurwa ubona nta kibazo, ariko muri iki gihe ntibakivurwa, ntibacyemererwa. Ubwo rero nimba hari abantu mufite ubushobozi, mufite n'uburyo mwabavuganira, mwagerageza mukajya mubibuka. Ni impunzi z'u Rwanda gusa cyane impunzi muri rusange? Muri rusange, ariko ubwo tureba abanyarwanda. Okay. Twebwe turi abanyarwanda. uretse ko n'impunzi twagombye kugira n'iyo solidarite, yenda ntitugarukire ku banyarwanda gusa, kubera ko burya impunzi ni impunzi. Na hano turi mu buhungiro nyine twakiriwe n'abanyamahanga. Ntabwo rero twagarukira ku banyarwanda gusa, hari n'indi mpunzi yo mu kindi gihugu, ariyo muri Afurika cyangwa se muri Aziya, tubona ibabaye, dushoboye kuba twayifasha cyangwa se twayirwanaho. Nabyo ntekereza ko twabikora. Twagombye kujya tugira uwo mutima, navuga urenga yenda abo tureba cyangwa se abo duhuje, aho dukomoka, ukagera no ku bandi, tukagira umutima wa kimuntu, utabara, urengera abantu bose. Nanone nyine tukareba niba tubifitiye ubushobozi. Mu gihe ari ubushobozi dushobora kubikora, twabikora tukabikora n'abatari abanyarwanda. Yego, ariko igisha ihera ku rugo. Twabanza tukareba rwose, kubera yuko arizo contact umuntu aba afite, nyinshi kurusha izindi, n'ubundi wisanga abiwanya ari bo wahereyeho kurusha abandi, atari nuko wabishaka gutyo, ahubwo kubera yuko ari bo wabonye wabashije kugeraho. Ahubwo waruvuze icyo cyo muri South Africa, nibuka n'ibintu ndi kumva muri Mozambique. Inkotanyi zinjiyemo gake gake, zinjira mu bacuruzi, zikabwira abantu bake ngo ariko buriya twakorana gutyo, barabireka. Ntabwo nemeza ko mu Budage byakunda kugera ku rwego bagezeho muri Mozambique, ariko byanze bikunze umuntu abaretse gutyo, hari ingufu bagira, ingufu zigamije guhungabanya umutekano. None narumvise ngo muri Mozambique ngo bigeze ku rwego ugirana ikibazo n'umunyarwanda akajya kukurega muri RIB ya Mozambique. Ni ukuvuga yuko barayigaruriye gake gake, nyampunzi zirabireka kugeraho hameze nko mu Rwanda, kugeraho ushobora kugira ibibazo, bya bibazo twari turi kuvuga bishobora gutuma uhunga uri mu Rwanda, bishobora no gutuma uhunga u Rwanda muri Mozambique. Ubwo rero izo ngufu z'inkotanyi zigenda zikura, tuzireba, ushobora kugira ngo uti ntago bindeba, ukazasanga bifite ingufu zitakikwemerera kuba muri icyo gihugu urimo. Ubwo rero akaba ariyo mpamvu n'ubundi nashishikariza abantu bose rwose guhaguruka bakaza tugafatanya muri iyo nzira tuzatangira n'iyo myigaragambyo gusa. Ntabwo ntekereza ko ari ingufu zigenda zikura, ahubwo n'ubunyamaswa bugenda bukura. Ni ingufu za kinyamaswa bugenda bukura tutagombye kwihanganira. Twagombye gukora ku buryo ubwo bunyamaswa budakwirakwira ahantu hose, ndetse n'aho bwageze muri Afurika tugakora ku buryo buhava. Ntabwo twakwemera ko abantu bakomeza kubaho ubunyamaswa, babuzwa uburenganzira bwabo, batabaho nk'abantu. Ngira ngo icyo nicyo tugomba guharanira, tugomba kurwanya. Unarebye nko hano mu Budage, urabona ko abanyarwanda bamaze kuba benshi b'impunzi kandi ari bashyashya. Kuva mu 2020 ngira ngo abanyarwanda bamaze kuba benshi, kandi abenshi nimba mwaritegereje neza ni urubyiruko, kandi urubyiruko rwinshi ruva mu miryango y'inkotanyi. Niko njye nabivuga, reka mbe straight forward. Kuvuga ngo rero tutabihagurukiye aka kanya,
mu gihe nibamara kubona ibyangombwa bizi mu Budage bifata nk'imyaka 5 kugira ngo babanze bamenye aho bahagaze bashinga intuze ibirenge neza no vuga mu myaka 3 iri imbere twatangira kuzajya tugira umutekano muke cyane ubwo kuko bunyamaswa bakabutukwizamo. yes exactly niyo mpamvu rero tugomba gutangira ubu ngubu kubyamagana kugira ngo n'Ubudage se cyangwa n'ibindi bihugu by'Uburayi bitangire kubashyiraho amaso mbese kubishyiraho attention. Mm. Ya icyo nicyo ngira ngo tugomba kwanga ko ubwo bunyamaswa ubwo bukozi bw'ibibi njye mbyita terorisme ko iryo terabwoba riba mu Rwanda ko bariva no mu Rwanda bakaba barigeza no mu bindi bihugu n'ibihugu turimo ubwo bunyamaswa tugomba kuburwanya tutabikoze rero tabihagurukiye hakiri kare ushobora kuzasanga mu myaka iri imbere ubwo bunyamaswa bwarenze inkombe ntabwo twagombye rero kubyihanganira. Ya kandi ikindi wenda ikintu Fine yaravuze ku bijyanye n'abo bana bagaragara nk'aho ari ab'inkotanyi ndagira ngo kuri experience mfite kuza mu Budage birahenze ndetse niyo uciye wenda muri kampani ishaka gushakira akazi mu Budage ntabwo bisaba munsi ya miliyoni 2 kandi abantu baciriritse cyangwa se abantu baturuka muri humble family reka ariko sanse mbishyiramo ntago yabona ayo mafaranga kandi processes biri hagati y'amezi 8 n'umwaka hazamo ibibazo by'ayo masertifika n'ibiki bikaba umwaka n'igice cyangwa imyaka 2 iyo niyo ibiri finale cyangwa se imyaka 3 ushaka ibyo byangombwa muri iyo myaka 3 byibura amafaranga make ashobora kugendamo ubundi mu amezi 8 haba hateganyijwe ko byibura ushobora kwishyura miliyoni n'ibihumbi 600 kugira ngo waciye muri kampani nyine ishobora kukuzana ikagushakira ibyo byose ibyangombwa byose miliyoni na 600 rero iyo upororonje ukageza ku myaka 2 hita ukarikira amafaranga azakoreshwa aho ngaho kugira ngo ubone ibyangombwa azagera hafi muri miliyoni 2 n'igice. So ibyo ngibyo iyo urebye abantu baturuka mu cyo bita humble families usanga abo bantu niyo wamubwira ati ibihumbi 500 nkujyane mu Budage ntayo yabona ntaho yayakura niyo wamuha amahirwe ukamubwira ati jyewe nta kindi kintu ndi bugusabe ntacyo nshaka ngo umpe weza n'ibihumbi 500 ndakugeza mu Budage ntago yayabona. Nicyo kintu nakubwira ayo mafaranga abona abana n'ubundi bafite base bari muri izo polisi muri military muri sector za employment Rwanda Water Cooperatives ibintu nk'ibyo nibo bantu bagira ama access niyo mpamvu gusa bose ntuzabashyire muri kategori imwe kuko hari n'abana biyizira rwose baje gushaka ubuzima kubera ko hano nta kazi gahari nose umwana ntazajya mu muhanda gukubura bamukubita 45,000 45,000 ategeshamo 30,000 ntago yakorera 15,000 bijyanye muri supermarket uvamo n'ubundi urebye nabo uri bigere kuri gishe usange ntago ufite ayo kwishyura ahagije. So harimo umuntu uhitamo kutagakora kubera ko adakunda gukora kubera ko salary n'ubundi ntacyo yenda guhindura ayo ni amafaranga ushobora no kugenda umuntu akakubwira ati reka mbe nyaguhaye ntuzanayanyishyure. Rero usanga imishahara ya hano ntago yafavoreza umuntu kuba interest cyane kujya mu kazi ko nta kibiri buguhindurire ni ukwitwa ngo urakora ariko umuntu akakubona imyaka 5 urakora ariko ntiwanakwigurira byibura uburiri bugezweho tuve no kubaka iby'amazu n'ibiki byibura ntiwakwigurira n'igitanda na matera bigezweho. Rero nicyo ngicyo twitungiye hano mu Rwanda kandi tugomba kucyumva uko kiri tugahangana nacyo uko kiri nta kundi. Murakoze. ubwo twarahundinga up twagerageza
ngira ngo aho bigeze turagenda twerekeza ku musozo w'iki kiganiro. Ngira ngo ijambo twari gusubiza Fina nubwo n'ubundi wari urisanganywe. Hanyuma cyakoze ndatekereza ko niba hari n'undi yenda ushaka kugira icyo yavuga ubwo nawe ashobora kukitugezaho kuri icyo kijyanye n'ubuhungiro, n'uko abantu bahunga n'impamvu bahunga, ndetse n'uko mu buhungiro byifashe. Hanyuma nkaba ku ruhande rwanjye nanagushimira kuba washoboye kuduhuza muri uyu mugoroba. Nkaba nizera ko tuzongera no guhura mu minsi iri imbere, ndetse tukajya tunavuga ku buzima bw'inaha, ku buzima bwo mu buhungiro. Hari n'uwavuze ati wambwira uko aho bahagera, ndatekereza ko cyakoze benshi babizi mu Rwanda, ariko dushobora no kuzaganira no mu minsi iri imbere koko no kuri ayo mayira n'uko abantu bahunga nabyo tukaba twabivugaho. Sawa rero, murakoze, ndagira ngo usubize ijambo Fina. Yego namwe murakoze, nta byinshi ndenzaho kubera ko ngira ngo iki kiganiro kize kuba kigufiya dushoboye kuba twagishyira kuri YouTube kugira ngo kigere kuri benshi, kuko akenshi abantu batashoboye kuza kumva live hano babisanga kuri YouTube. Ubwo rero ngewe icyo nasaba abanyarwanda ni ukuzirikana n'abandi n'izindi mpunzi ziri muri Afurika. Nicyo gusa nabasaba, n'abandi nabo babona babangamiwe bashobora nabo kubitangaho ikirego, ibyo nabivuzeho kare. Ikindi kandi ibyerekeranye n'ubuhunzi, ibiduhungisha ni byinshi mu Rwanda. Twese tuzi yuko mu Rwanda nta burenganzira bw'ikiremwamuntu bubahiriza. Tuzi neza ko mu Rwanda kugira ngo wisanzure ugomba kuba ufite aho uva n'icyo uri cyo. So kuko akenshi hari n'ubwo urengana, urega ukaba ari uregera. Ubwo rero impamvu ziduhungisha mu Rwanda ni nyinshi cyane. Hari akarengane kenshi, hari uburyo bapfutse abanyarwanda, umunyarwanda ntiyemerewe gutekereza, ntabwo yemerewe kugira icyo avuga. Mbese ibiduhungisha ni byinshi, ariko twebwe dushima Imana yuko twashoboye guhunga tukabona ibihugu biduha uburenganzira, tukumva yuko natwe turi abantu dufite uburenganzira. Niyo mpamvu natwe dufata umwanya kugira ngo turwanirire n'abariya batashoboye guhunga, ngo tubarwanirire turebe ko yenda bazageraho bakabona uburenganzira bwabo. Afina, ukire kuri aho kuko twabashije guhunga bigakunda tukabona ibihugu biduha uburenganzira, hari ingingo twe twigize kwatakaho gatoya ntitwayidevelopa, ariko ubwo wenda tuzayidevelopa mu biganiro bizakurikiraho. Iby'uko tubayeho hano niba tubyishimiye n'iki, mu magambo make ntavuga ni ese abenshi duhunga turi bakuru, abenshi bararangije amasegonderi n'amakaminuza n'iki. Reba nawe kuva ahantu hari abantu mwiganye muri pirimeri, hari abantu mwakuranye mu myaka 3-4, mu bantu mwiganye muri segonderi, abantu mwakoranye utuntu twibanze muri iriya myaka yo munsi ya 18 iba irimo ibintu biri emotioneri byinshi cyane. Kuva muri abo bantu rero ukabahunga ukajya kure yaho, ndumva nta cyiza kirimo, nta gahinda, ni ukunyagazwa zigahera, ndumva ari gutyo bavuga. Ubwo nanone tuvuge ku famiye niyo wahunga, wenda ushobora guhungana n'umugore wawe niba umufite n'abana, ariko abandi famiye yagutse yose muri rusange ubu uyisize hariya mu Rwanda. Kandi n'ubundi niyo uba warize, ntabwo umuntu yiga kugira ngo azabone amafaranga gusa, ntabwo ubona akazi keza kugira ngo ubone amafaranga gusa, uba ushaka no gukoresha ubwo bumenyi ugateza imbere n'abandi, atari wowe ku giti cyawe. Ubwo rero niyo uri gukora ibintu ukabona ufite ubumenyi, ariko buri kugira akamaro abandi batari babandi mwabyirukanye, batari famiye yawe yagutse, batari igihugu cyawe cyakubyaye, byanze bikunze ndumva nta kintu cyo kwishimira kirimo. Ahubwo ikigamijwe numva twanashiramo n'ingufu kurusha ibindi, ni uko twagira igihugu nyine giha uburenganzira buri muturage, donc gikuraho za mpamvu zose zitera ubuhunzi. Umunyarwanda akumva afite ishema by'ibyo yagezeho, akumva afite ishema ry'uko ari kubigeza ku bandi, akumva afite ishema ry'uko ari mu gihugu cye. Urakoze.
reka dusubize kuri Manuel adufungire. Ego ngira ngo murakoze Fina, ngira ngo nshimire abatumirwa b'uyu munsi, abo twagiranye ikiganiro bose, Jean Bosco, Kazuri, ndetse na Lucky. Hanyuma ngushimire Fina kuba watwakiriye, ukaduha urubuga tugashobora kuganira. Ngira ngo tuzakomeza kuganira, yenda niyo nshuro ya mbere twari duhuriye kuri uru rubuga, ariko ndatekereza ko atari inshuro ya nyuma. Tukazakomeza rero tuganira kuri icyo kibazo cy'ubuhungiro, cy'ubuhunzi ari mu Rwanda, ari no muri ibihugu turimo, uko impunzi zibayeho, uko umuntu aba impunzi, uko bigenda. Ngira ngo iyo ni teme dushaka kuzagenda tugarukaho kenshi. Turagushimiye rero kuba wemeye kuduha uwo mwanya. Hari andi mateme menshi uba ufite unyuzaho, ni ibintu by'agaciro kuba wemeye rero gufata n'iyo teme, kandi tukazagenda tuyigarukaho kenshi mu biganiro byacu biri imbere. Ndabashimiye rero mwese mwitabiriye iki kiganiro, mwabanye natwe. Ndagira ngo tuzakomeza guhura no mu minsi iri imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza. Turabifuriza aho muri hose ko mwagira ubuzima bwiza, ko ndetse mwagira n'umutekano. Niwo twifuza twese, aho turi twese, aho muri mwese, tukazagira ejo hazaza. Murakoze. Bye bye. Murakoze Murakoze. namwe, mugire ijoro ryiza. Yego yego.